ntago watuyoberwa kuko ntago dusa cyane. Mumbwira akantu kamwe mutandukaniye. Duhere kuri wowe. Ndi umusizi wasizwe amavuta na Nyagasani nsigirwa umurage na sogokuruza. Ndiri dasiga intwaro rwa ntwari urugamba ruhinamwe n'ingizemo n'akarenge. Ni umwaboneje mu rubohero azi gucinya no gucunda nta gatara kadacumba ntazimana amacunda. Yehe wamenye ibyabayeho numenye ibiri imbere. Iyi ni Mayange X TV nkuko mubibona mwari mwaramenyereye ko tubanyurizaho ibihangano by'amafilme kuri inshuro noneho ntago tuzanye filme. Tugiye kujya tubanyurizaho abanyempano batandukanye, ama interview, abavuzi ningiri, imiduri n'ibindi bintu byinshi cyane ku bantu bafite talent, bese muri make ni nka Rangers ku bantu babizi. Kuri mikoro muri kumwe na Desamu, ubu turi kumwe n'abatumigwa babiri, The Twins. Yeah. Koko niko birize? The Twin? Yeah. Kose mfite ikibazo kimwe rero ngiye nshaka kuba mbere yuko dutangira wabaza ikibazo kimwe. Bitwaye iki? Nta kintu bitwaye? Nacyo. Pe? Yeah. Wowe ntabwo uri ready kugisubiza. Mbaza ntari. Mubaze? Wowe wanipumba simba yakwishe se? Musajya mu nje ndimo ndashya byatare. Nk'ubu ngubu uri kumva? Nk'ubu haramutse hagize umuntu umwe ukenera umuntu umwe muri mwebwe. Kumva? Tuwenda twavuganye kuri telefone no urugero akagira bikaba ngombwa ko nshaka umuntu umwe. Hakaza undi ntashaka nabimenye ute kari wawunduje. Wabimenya kuko uwo muziranye hari ibyo akora bikagugaragariza ko ari we muziranye. Oya neze dusanzwe twaravuganaga kuri telefone. Reba bino bintu by'imbuga nkoranyambaga byateye. Sibyo? Musigaye muvugana n'umuntu kuri chat ukabona amafoto ukagira gute urikuma mugahita mupanga guhura. Noneho sasa mushaka kugira ngo muhure noneho mbashe kuba batandukanye wenda ari nkanjye no urugero. Nyine urumva n'ubwa mbere wamubonye nawe ntago wahita umenya ko atari we cyangwa ari we kuko ntago wabuze ko afite umuvandimwe. Yakwibwira. Hanyibwira. Cyangwa nawe ntago washidikanya kuko ntago ubizi ko afite umuvandimwe. Ugomba guhita baje ari babiri se baje babiri bakakubwira ngo hitamo noneho. Hewe ntago watuyoberwa kuko ntago dusa cyane. Mumbwira akantu kamwe mutandukaniye. Ntabwo n'isura. Isura? Ndi kubona musa rero. Sinzi nimba ari njye ubibona gusa. Reka dukomeze tudatindiye abadukurikiye tugiye gutangira mutwibwira. Duhere kuri wowe. Ndi umusizi wasizwe amavuta na Nyagasani nsigirwa umurage na sogokuruza agira imbabazi Ariyete wa Safari bayavuge bankunze ingoma. Ariyete. Cyakoze. Atwumve nawe. Ndiri dasiga intwaro rwa ntwari urugamba ruhinamwe n'ingizemo n'akarenge niyo nizeye Aline. Niyo nizeye Aline. Urumvikana mufite amazina atandukanye. Ariko sasa ikibazo kimwe. Ku masura nyine ko mudatandukanye pe. Nuko utaratumenyera ariko burya. Nuko nabamenye. Nuko utaratumenyera. Wasanga wenda ruko nimba ruko twahuye uyu munsi gusa. Birumvikana. Ubanza n'ikindi gihe nikirigenda tuzakwita. Nkuru njya kuza bari bambwiye ati mufite impano zigiye zitandukanye. Nibyo? Yeah. Mufite nyinshi ze? Ntago ari nyinshi cyane ariko nyine n'izindi wasanga bambeshye. Mwebwe ndagira munyibwira impano mufite ngo nizi. Kuririmba no kuvuga imivugo. Kuririmba no kuvuga imivugo? Yeah. Okay. Navuze ngo manaza kundirimbira. Njye bari bambwiye imivugo ariko kuririmba ntabyo bari bambwiye. None ndabimenye nabyo birahari burya. Ni ibintu ni byiza cyane ndikumva bigiye kuryoha. Nko mubona tugiye kubana n'aba bantu rero bagiye kudususurutsa ndozeka kudususurutsa batugezaho impano yabo talent. Bagiye kutugezaho impano yabo tugira ibibazo tubabazaho tunabaganiriza. Ubutaha muri interview y'ubutaha ndagira ngo noneho muzantume ikintu nzababariza bano bana ko ari babiri ndabizazaba interview zigiye zitandukanye ntago ari izi ngizi gusa zibaye hari n'ibindi bihangano bagiye kujya batugezaho sibyo ra ndakeka nkurikije ukuntu nabisomye kuri internet nibyo ari ibihangano mugiye kujya mutugezaho tutaramenya neza ariko katubitega amaso twereke upfundura agaseke sibyo nibyo tugiye tutangirira ku mivugo nta kibazo ku mivugo ubuse mufite nk'imivugo ingahe igihe mwatangira kuvuga imivugo dufite imivugo 5 no 6 tutaranoza neza no 6 mutaranoza neza
none se ubu ngubu kamaze wowe nk'ubu ngubu iyo mivugo yose 5 nk'ubu ngubu umuntu ayikeneye ashaka ko kugira ngo abafollowing abarayikinge umuntu akeneye nihe yayisanga kako nyine nibwo tugitangira nkamwe nyine musanzwe nyine mugezaho abantu amakuru ugomba kugeza ukadushaka ukagezaho abakiriya rero ibyo bifuza ngomba kujya nza nkabashaka nta kibazo kabisa natwe duhari ku bwanyu abanyempano nka Mayange X TV tugiye kujya tuza tubagezeho abantu nk'aba ngaba bari barazimiye mwe muzi ngo mu Bugesera nta bantu bafite impano bahari niko mwajyaga mubivuga ngo nta bahanzi bahaturuka ngo nta byamamare bihari ibyamamare byose bituruka mu zindi ntara ubu ngubu noneho kuri iyi nshuro hagiye guturuka abanyempano batwika The Twins niko mwiyise iryo zina ryanyu rya ubibona ni The Twin nyine The Twin ku kazina kararyoshye kukavuga kavuga twumva ukuntu kavuga The Twin yes woshyiramo akaryoshyo woshyiramo akaryoshyo kabisa ariko kadukomeze sasa dutangiriye ku mivugo mu gihe wowe se mwese mushabasha kuvuga umuvugo mukamanuka mu majwi neza mugahuza kugira ngo mbyemere tujye guhera kuri umwe yego ni ukubasogongeza nta kibazo mudusogongeze uri kumva ariko arakandi kantu ndaza kuza kubasaba nyuma ko muri buze kunkorera atari ukudusogongeza muraza kukankorera kandi kambe ndetse kukavuga kugira ngo mbyemere agiye kubanza umwe akurikizeho undi noneho mu nyuma noneho muraza kubikorera hamwe yego ntacyo bitwaye duhere kuri wowe niwe uri kureba nk'umuntu ushaka kumbwira ngo nkubanze hari umuvugo ngiye guheraho witwa umwari mwiza umwari mwiza sinzobere mu byo yize sigaye cye kirangaza abakirangarira ni ukubasogongeza nyine ntabwo ngabo njye ntabwo mbyumvise ntabwo batwibyera njye kubwaye ndi kumva unyibye ntabwo nari nkiri kumva neza nari ngeze ngo nongere basi kansubiremo ntabwo nini umwari mwiza sinzobere mu byo yize sigikaye cye kirangaza abakirangarira sinzobere mu byo yize subwo iryo jambo rishatse kuvuga iki kuba umwari nyine si uko uba uri inzobe cyangwa uri igikara gikeye nyine ngo urangaze abantu ubu ntabwo ari umwari mwiza umwari mwiza numeze gute uratuma ngera amahandi reka mufashe umwari mwiza ntabwo umurebera inyuma m'imbere ahubwo m'imbere nyine umuco aba afite uko agaragara atari inyuma m'imbere niwo mwari mwiza tuba tuvuga urangwa n'umuco nyine atari cya gikara kirangaza abakirangarira nyine ahubwo uko arimo imbere niko kumugira umwari mwiza uko arimo imbere nicyo kimugira umwari mwiza nese nk'ubu ngubu niki cyakubwira ko umuntu ari umwari mwiza uramutse umubonye mu muhanda ureba kera hari ibintu byabagaho ugasanga umukobwa aratambuka mu muhanda ukabona pe yambaye neza ukavuga ati arambaye arikwije akaturebe ubu ngubu agatambuka mu muhanda nyine ukabona yambaye imyenda imeze neza cyane ukavuga akabisa uramwari for example you and you maybe nyine urugero kugira ngo uzamenye ko ari umwari mwiza iyo uhuye n'umwari hari igihe nyine mu muco nyarwanda iyo duciye ku bantu turabasuhuza ariko nyine hari n'undi muvugo baba bari bubu tuzabavugaho nabo ariko nyine nabwo iyo aguciyeho akagusuhuza mu muco nyarwanda tuvuga ati uyu ni umwari mwiza pe nimba hari uwundi adateye gutyo ukavuga ati si nka wa wundi icyo gihe tubona ko ari umwari mwiza ubu kubera ko nanjye naje mukansuhuza n'urugwiro rwinshi ubu namwe muri abari beza uko wabibonye ni wowe uduha amanota njye ntabwo iryo jambo umwari mwiza narindizi naryumvaga gutyo gusa uyu yaradusogongeje kadukurikizeho wowe rero sasa umwari mwiza ni umwe waboneje mu rubohero azi gucinya no gucunda nta gatara kadacumba ntazimana amacunda umwe waboneje mu rubohero iryo jambo riragoye kandi nanjye sindi kuryumva kandi byitwa ngo nzi ikinyarwanda kera niga nize indimi kumva ariko ntabwo iryo jambo nigeze ndyiga
kuboneza mu rubohero no kugira gute? Ubundi mu rubohero, ijambo mu rubohero mu muco nyarwanda ni ahantu abagore n'abakobwa bahuriraga bakahigira, mbese ni naho hava ubwenge. Ni naho hava ubwenge. Ni ukuvuga ngo mu rubohero niho hantu havaga ubwenge. Havaga ubwenge gute? Ukuntu bavomaga ubwenge ubundi mu rubohero nk'uko twabikubwiye ni ahantu abagore n'abakobwa bahuriraga, niho hantu baboheraga ubwenge nyine, bakora ubwenge bwo kuboha ibintu by'ibiseke nyine bakaboha. Ariko si ibyo gusa, niho bamenyeraga uburyo ki umukobwa agiye mu mihango agomba kwitwara, n'uburyo ki baca imyeyo ku bakobwa, ibintu nk'ibyo nyine nibwo bwenge bahakuraga. Ni ukuvuga ngo niho bita mu rubohero. Hari akandi kantu mwari muvuzeho mu kanya ndakabaza wowe, ngo gucinyira no gucunda. Ntuzi no gufata mu mutwe. Azi gucinyira no gucunda. Gucinyira no kugira gute? Ubundi gucinyira, kera uruzitiro rw'imiyenzi hari ukuntu babonaga rurimo umwenge ku buryo hacamo itungo, noneho bakagenda bakazana indi miyenzi bagacinyiramo, muri uwo mwenge ugasibama ku buryo nta tungo ryacamo. Ibyo bitaga gucinyira. Ibyo bitaga, ubwo urumva ibyo ni kera. Sasa bihuriye hehe n'ubu ngubu sasa? Aho bihuriye n'umwari mwiza. Umwari mwiza ni wa wundi ubona wenda akambona nyine ndi gutakara, ndi kujya mu bintu nyine bitajyanye, akaza akanshiramo ibitekerezo byiza, akangira inama. Ni kwa kundi aba ari kuncinyiramo, gucinyira nyine aba ari gucinyira kugira ngo ntatakara, ahubwo akangarura, akangira inama, anshiramo ibitekerezo byiza. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwo iyo arimo murimo muvugana, ubwo ngo iyo murimo akuganiriza, kugira inama, aba ari gucinyira. Noneho ndakumvishe. Azi gucinyira no gucunda, niko mwavuze umwari mwiza. Gucunda ko no kugira gute? Gucunda ko nyine hari igisabo bashiramo amata. Hari igisabo bashiramo amata. Nangize ngo ni kimwe cy'abakobwa, bavuga n'umukobwa atambutse ukavuga ati uriya mukobwa ni igisabo, bimwe babanza tuzi bajya baririmba. Ni igisabo ubundi kijyamo amata. Noneho umwari mwiza nyine yaracundaga, acunda amata mu gisabo. Nibyo twita nyine, nibyo twita gucunda. Aba ari gucunda amata. Icyo kinyarwanda ndi kumva kirgoye. Ese kuko mumbona mukiri bato, icyo kinyarwanda nimwe mukiyandikira, mukitekerereza gutya mukagikura mu mutwe, cyangwa ari ahandi hantu muba muri kubisoma mugenda mukusanya igo? Ubundi dufite umukoca wacu dutoza, nyine nubundi twabaga muri club hano ku murenge wa Mayange. Noneho tuyijyamo, hari harimo umukoca, none harangije aravuga ati abana bifuza guhimba, kuvuga imivugo. Noneho twe twumva twifitiye icyizere cy'uko twajya twiga kuvuga imivugo, nuko akajya dutoza kuva umunsi nyine, akajya atubera koca, tuguma nyine dutoza, natwe tubyiga. Rero niyo natwe twagize igitekerezo turamushira, akaturebera, akareba niba ari byo, agashiramo amagambo y'ubwenge. Iyo club yitwa ngo iki? Yitwa Imboni y'Umwana. Imboni y'Umwana. None se urumva mwe kugira ngo mutinyuke muvuga ati reka tujye mu mivugo, ni ibyo byonyine bakora cyangwa harimo n'ibindi byinshi muri iyo club bakora? Harimo n'ibindi. Muri iyo club bakora ibintu byinshi, ubundi gamije kurengera uburenganzira bw'umwana, gufasha hari ukuntu umukobwa agira wenda nk'impanuka akabyara akiri muto, icyo gihe baramufasha, ntago batuma yiheba wenda ngo yitakarize icyizere. Nyine ikora ibindi, kinamico, comedy, modern, tradition n'ibindi nyine, harimo n'imivugo nyine. Harimo n'imivugo. Uvuga ngo harimo impano nyinshi mbese zitandukanye, nazo tuzayisura. Ni karibu rwose. None mwebwe kugira ngo mujye gutekereza kuvuga ati kuki mutagiye mu makinamico, mujye muri traditionnel, mukavuga ati ka tujye mu mivugo, byaje bite? Mu by'ukuri hari ukuntu umuntu aba yiyumva. Hari umukoca wacu nk'uko yabikubwiye yari ahari adutoza, yaravuze ati nta umuntu uzi ko yiyumvamo kumva yavuga imivugo, ntibaze hano imbere. Mu by'ukuri hari igihe uba umuntu uzi imyenda ukaba uri umutradition, ariko ukaba wajya no mu mivugo.
ya byakunda. Icyo gihe rero twe twiyumvishamo iyo mpano turavuga ati reka natwe tugende. Mu by'ukuri nta kintu twari tuzi rwose ntacyo. Uko yagendaga dutoza nyine gake gake nk'uko yabikubwiye niko twagendaga natwe twiyumvamo icyo cyizere, kuko ikoze ikintu ibintu byose bizira ndanze. Iyo ukoze ikintu bishaka kigenda kiza nyine kiza kikuzira nyine. Nuko byagenze rero. Nuko byagenze niwe mukoca nyine wacu, niwe wadutozaga nyine. Niwe wabatozaga mwisanga mufite impano imeze nka gutya. Umukoca none ndamushaka tukazavugana ariko akatubwira uburyo utano kumuzana akatubwira hano kino kinyarwanda gikura kabisa. Mwanjijishije mutuma nibagirwa. Mwari mwanyemereye yuko muri buvugire hamwe. Ntago tuvuga wose ariko muravugamo ibiryoshye basi. Nta bitaryoshye birimo. Byose biraryoshye ahubwo nyine nuko basobongeza nyine turavuga gace kamwe. Ndakugurira Big Daddy yasenkani ni mubikora. Mubumvugire wose. Wose. Wose ntabwo duce dutatu twa mbere. Ubifite tungahe? Ufite nka 5, 7 gutyo. Nimba ari 7 muranyongeza kandi kamwe. Gende nta kibazo. Twagiye. Umwari mwiza. Sinzobere mu byo yize, sigikara kiye kirangaza abakirangarira. Si uwo tubere dushinze abadushinzeho ijisho, batwishinga bigatuma bakereza umushinga. Ni umwe batuma nate bagatebuka, yirinda umwanda akirinda n'umwanduriza amateka. Nagatako gatatse umudugudu iwacu, agatuma aho dutahatakara umwanda. Ni umwe waboneje mu rubohero, azi gucinya no gucunda, ntagatara kadacumba, ntazimana amacunda. Nyongeza kandi kamwe. Oya nuko Nese ko mutagashyizeho namwe muranyibye. Twagashyizeho kagatanu. Ngo nagatara katazima? Nagatara kaka cyane. Nagatara kadacumba, ntazimana amacunda. Nagatara kadacumba. Ubwo nyine njye mbashije gutangara. Uwo niwo muvugo mwambwiye ko mufite imivugo myinshi ariko. Undi mufite n'uwuhe? Dufite no wa corona, wa covid. Ubuzima bw'imyororo nyine ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uw'intwari n'iyindi. Ndagira ngo mumbwire munagiye kumbwira kuri corona cyane ko ubu ngubu ari nacyo cyorezo cyugarije isi. Ahantu hose turi gutambuka namwe siko mubibonana. Twamungabanya ingamba n'izazende. Twagashakira n'agatero ka 3. Tariki 14 waturutse rwota amasimbi usimbuka impaka baragupinga ngo nagakorana nka gripe apana Amerika bamenagura iburayi babuze ibirayi mu Bushinwa yendira ibishingwe mu Windo atera agahinda iyo mu mashuri baduhinda dutana agahinda Anitade na Tereza bo bateye inda batashye. Cyakoza nge ngomya amashyi nuko mfite mikoro. Nagiye ko mu mashyi nsanga mfite mikoro. Ibitaramo bibera mu bitanda. Ubwo uwo ni wo muvugo wa corona mufite. Ndigeze amatsiko nshaka ko mumbwira no ku wundi. Uwundi oya. Turobayishiye. Ndi kubiba. Batera amatsiko ubutazongere badukurikira. Ariko mwambwiye ko mufite impano ebyiri. Kuvuga imivugo no kuririmba ntago nabyibagiwe. Ubwo mu kanya turaza muturirimbira sibyo? Ku bakunzi ba Mayange X TV rero nko mubibona aba n'abana bafite impano murumva ko bashoboye ku mpano barashoboye. Nawe rero nibo bashyigikiye itukora subscribe mu gihe ukiri guseka ukibaza aba bana bimeze bite. Kora subscribe, share and like na comment we ubugire n'ikintu babwira. Nimba hari n'ikibazo wumva nakubabariza ubutaha ari ijambo wumvisha utasobanukiwe uzaryandike muri comment utatuzazana n'umuntu bandikira ubundi noneho tubashe kuba twamubaza ikibazo. Reka tugaruke gira no mu kuririmba noneho tubwira ati noneho kabisa ku buryo n'umuntu utari wakoze subscribe bwa mbere wenda atakunda imivugo ariko akaba akunda muzike turagira ngo noneho mu mwemeza itagira ati itakora
subscribe sibyo? ntago ari ukumwemeza kuko turagerageza. Muragerageza. Ntabwo turabimenya. Ubu none mufite indirimbo yanyu mwiyandikiye? Irahari nyine turi kwitegura, ntabwo iratungana neza, ariko nyine ubu ngubu dukunda injyana ya Clarisse Karasira, niyo dukunda nyine, dukunda ibihangano bye. Ubwo no kuvuga ngo murandirimbira ku ndirimbo ya Clarisse Karasira. Okay, ngo twagiye kuri muraririmba ihe sasa? Yitwa Uzibukirwa kuki. Uzibukirwa kuki. Okay, ndumva nshobora kuba narayibonyeho nanjye ndamufollowinga cyane no kuri Instagram. Ninduzarama nk'imisozi, ese ninduza tura nk'imigezi, ninduginama n'ibihe, akagena uko ibiza n'ibiza bizamusiga amahoro. Bijya bigora kumvisha umuntu kwita ku iherezo rye, cyane iyo yumva ko yahiriwe n'ubu buzima. Yo umunyabwenge waharanira iherezo ryiza, bikamutera kwitwararika agihumeka. Yehe wamenye ibyabayeho, numenye ibiri imbere, uzaba rugero ki, uzasiga uruki. Yehe nubasa utakiriho nyuma y'ubu buzima, mbese icyo gihe yo uzibukirwa kuki. Wow, bravo kabisa. Ndikumva nezerewe mu mutima wanjye kabisa. Nago urugero mubikozeho ntago ari rwo rugero natekerezaga buriya. Mwambwiraga muragerageza nkagira ngo mukanya mu gihe nubwo usanze tutabizi ariko tuzabimenya. Guki se mukomeza kuba ko mutabizi? Ntabwo turabimenya neza, gusa nuko umuntu afite icyizere ko ikintu ashobora kukimenya, kuko iyo wakunze ikintu ugashiramo umuhate wo kugikora cyane urakimenya. Okay. Kabisa ngiye ndikumva mbikunze. Nk'ubu ngubu umuntu aramutse abahuje na Clarisse Karasira cyangwa ukabona nk'ubushobozi bwo kuba mwabonana nawe, niki kintu cya mbere mwakora cyangwa se mwamusaba? Tukamubwira ko tumukunda kandi dukunda ibihangano bye, byadushimisha ko byaturenga, tukabona umva mu by'ukuri nyine Karasira turamukunda, dukunda injyana ye, nuko nyine bitashoboka ko twahura, ako nyine ni ibintu birenze. Twamubwira nyine akatwigisha uko aririmba, twarabikunze, akatubwira ibanga ashiramo. Kandi numva mwese mumanuka kimwe n'ubundi nawe. Njye numvije buriya ntanabitandukanye, ariko buriya wasanga ko buri kose nta muntu urya inka nka nyirayo. Reko ubutaha nzamubazanira. N'inzozi biri kure banza ubwire muzangurira iki nimubazanira. Uzakimenya, ni gift nyine, ni secret. Bigize ibanga. Okay, nta kibazo kabisa, gusa ndumva bizabaho. Kuvamo umukunda kandi mukaba munabishyiramo umwe, mukaba n'umukunda n'injyana ye, byanze bikunze nta kuntu ibyo atabimenya. Kandi ikindi ntago ari ibintu biba birenze cyane ku buryo mutabasha kuba mwamuvugisha cyangwa se mumuhe mwagira ikintu mumusaba. Gusa bizakunda. Bizakunda kabisa. Tugarutse ku mpano yanyu, ku mpano zanyu, ubu muri guteganyiriza iki abantu cyangwa se nkatwe muraduteganyiriza iki? Icyo tubayishiye ku mivugo, hari umuvugo nk'uko twabikubwiye, dufite umwari mwiza ariko turi gutegura n'abari bubu. Abari bubu
mufite umwari mwiza bitewe n'ukuntu awumvishe nkaryoherwa. Ubwo umwari uba wameze ate? Ubwo nawe niko ameze. Afite uko ameze nyine, afite uko ameze, turi kubitegura. Ariko nizere ko muransugongezaho ntago. Na byose birimo. Aya muransugongezaho kugira ngo byibura mubibona. Rero ibihangano by'aba bana bigiye kujya bica kuri Noca no kuri Mayange X TV, niho mugiye kujya mubisanga. Rero ni muntu niba utarakora subscribe please kora subscribe kabisa kugira ngo ubutaha ikindi gihangano kizaza muzakibone.